nagiraga umujinya w'umuntu umbwiye ngo nishaka undi mugore. Uwo mujinya nagiraga umujinya wo mu mwuka, kumva ari umujinya uteye ubwoba kabisa. Numvaga ncumise nk'icumu. Inda ya mbere narayigize iyo yamayanga ibanza nko kubura uburyo nyine ntiyavuka ntiyavamo. Icyo kibazo yagize cyo gupfusha abana, uyu mudamu nawe yarapfuye. Musanze sinza mvuga vuba sinanagakora nyine kuko pasiteri abivuze mvuga nikunze cyane, ariko hagati aho ndabanza ndirimbe, hari indirimbo nateguwe tuzaririmba. Turirimbe nimba hariho n'abandi bayizi abanyagatsata buza tukaririmba kuko niyo amashimwe. Naje imbere yawe isumba byose, tuje imbere yawe Mana isumba byose, tugushima tuguhimbaza, tugushima tuguhimbaza, imirimo yawe Mana iradutangaza, imirimo yawe Mana iradutangaza.
cya pararize hari igihe mvuga nyine ntibikunde rimwe nkavuga nabi ko ntari kuvuga ariko ndagerageza ko nshoboye kuko ari umugambi nagambiriye igihe nasengaga naza mbwira Imana ngo ninkiza ikampindurira ibihe ikampa abantu nzahagarara mu bantu benshi mbivuge kuko singira isoni zo kuvuga Imana kuko narayibonye uca ku mugaragaro. Niyo mpamvu navuze ngo reka mbivuge kigize umugisha wo kubona abantu benshi bangana gutya. Hari igihe nabyifuje kenshi ntibyakunda, narabiteguye umwaka ushira cya gihe cya korona nzaye umuhungu ucutse ariko ntibyakunda nyine ntanagira indi ndavuba numva ngize intege ndavuga ngo reka mbirindanye kuko nari mfite kwizera Imana ntijibesha. Ndabanza ndatangirira mu mashimwe kuvuga ndavuga gake cyane kuko hari igihe natanze ubuhamya abenshi barabizi apostles nigeze kubutanga, hari abari barimo barabwumvisha hari n'abandi banzi cyane babizi ariko kubera kuko nza numva amashimwe ariya byandenze niyo ntangiriraho. Imana yambwiye neza kuva kera kose impa gukundwa n'abantu, nagize igikundiro kuva kera cyane, niryo shimwe rikomeye mfite. Ngira urukundo Imana yankuze nzavuga ngo rurenze uko nje mbivuga nyine kuko umuririmbyi abivuga. Nakunzwe kuva kera niyo mpamvu n'ubu nkiriho ndiyo kubw'abantu, nubwo Imana niyo kura ariko abantu benshi baramfasha kenshi. Niyo mpamvu navuze ngo Imana yankoze kuva kera, sinza ndarika sinza nirarikira ariko Imana yarararitse kuva kera. Nzangira gutya nkabona gusa birikoze, nkagira gutya nkabona ibintu byose birikoze. Imana nicyo kizatuma nkomeza kwishima nkavuga ngo Imana ntacyo itakoze, nubwo meze gutya nabaye gutya atari ko navutse ngira amashimwe akomeye. Hari uwoba gutya amara akazabura naho yikiriza umwuka, ariko njye ngira abantu bangose hirya no hino ku manywa na nijoro, ngira abantu bamenye buri kimwe cyose. Niyo mpamvu ngira amashimwe akomeye. Aho rero niho mpera ndashimira Imana yangiriye neza, yamfashije tugategura kino giterane. Imana ishimwe. Ubwanje nabitekereje kera kandi kenshi ariko Imana nyine yari ifite gahunda ko ari uyu munsi. Imana ishimwe kuko yabinkoreye. Ndashimira abantu ba kera cyane, njyewe umuntu yankoreye akantu abe nubwo kaba akantu gatoya kahora ku mutima sinza nibagiwe gucoka intu yankoreye. Ndahera kuri pasiteri Shinga kandi jewe yo nanezerewe, nza namuvuga umuntu mwizina nubwo yaba afite igitinyiro kimeze gutya. Hano baranseka cyane mu ikanisa kenshi naho kuvuga ngo pasiteri Nzovu abantu bagaseka, ariko iyo umuntu yangire neza nzamvuga ngo reka muvuge mu izina n'abandi babimenye. Kera tubwira hano n'aba bantu b'Imana nibo twasanze nyine mu bakera ko ndabona ndagira ngo nikanje nawe, abandi ni abanyuma batubwira neza tugushika. Hari ibintu byinshi bagiye bakora bikomeye nzamzibuka sinzabyibagirwa. Yigeze yicara mu nze kenshi katari gake ankorera ibikomeye cyane angirira neza. Ndagushimiye kandi nshimiye Imana ko waje. Iyo utaza byari kumbabaza, nubwo ntari kubona n'abandi baje ari nishaka ngo mwese muze kujya bakera nyine kujya twaje abambere, ariko kuba wahoneste wowe ndagushimiye cyane. Imana yo mu ijuru itazikiranirwa zakwitura ibyiza. Ndashimira abantu benshi baza banzikirikana ku manywa na nijoro. Ndashimira umuryango wandizeye cyane. Ndashimira umuryango singenda mvuga ibyo baza bakora
ndashimira umuryango wa Cyemezo, Imana yo mu ijuru ibahumurisha. Ndashimira bamwe wenda ntimunamenye n'amazina yabo ariko ndagerageza kuvuga. Ndashimira umuryango wa Rurengera, Imana yo mu ijuru ibubake kandi bagire neza, ko muza munyibuka ku manywa na nijoro. Ndashimira Nyazahabu, Imana imwibuka ahari imugire neza. Ndashimira umuryango wa Ruhumuriza, Imana ibagire neza. Ndashimira umuryango wa Zakariya, Yesu wo mu ijuru abagire neza. Ku manywa na nijoro muza mudutekereza, mukatwibuka, mukagira mu mago, mukamenya ibikeneye ibyo ndashoboye gukora mukabikora. Imana ibagire neza kandi ibafashe muri byose. Ndashimira abantu muri famiye yanje, nari nshaka ngo tunabe turi kumwe hano bose, mbashimire turi kumwe, nicyo nari nifuza. Nubwo bose bataribona umwanya wo kuvuga, ariko nari nshaka ngo duhagararane hano bashimire, uze baza bakora byinshi nje tokora, nimara mbone kuvuga ubuhamya batambuke tube turi kumwe. Abangaba nubwo nabahamagara saa saba za nijoro baza baza bakanyitaba, kuko baba bazi intege nke zanje aho ziba, baba bazi icyo mbakeneyeho. Imana yo mu ijuru itazikiranirwa cyangwa itaziruha kugirira abantu neza, izabagirire neza. Ni ukuri mwaramfashije kenshi kandi n'ubundi simpamashimira ngo mugiye kure, murakomeje. Ni ukugira gusa ngo mbereke kuko izo muzamukoro nzambizirikana. Imana yarakoze ko yampaye umuryango nk'uyu, tukabana namwe, muzamumfasha mu ntege nke zanje mfite z'umubiri. Ndabashimiye cyane, mwamfashije kurera bano bana mfite, nabonye mu gihe kiki ndwaye ndashoboye kubarera cyane, muzamumfasha. Imana ibahe umugisha. Ndashimiye muramukazi wanjye tubanaho na cyane, sinzi niba sinobona icyo mwitura, Imana niyo izamwitura ibyiza. Tuzatubyara gusa ariko niyo murezi. Twembi n'umugabo ntituzi kugurira abana imyenda, azampa agenda akagura gusa tutamutumye tutamubwiye, kandi natwe ntitwobura amafaranga yo kubagurira, ariko ni ikintu nyine Imana yamushizemo akongera abana. Imana imugisha, Imana izamufashe, izamugire neza muri byose. Ndashimira mama Dogo, umubyeyi uri hagati ufite umwana, ni mabukwe ariko n'umwana muto cyane kandi mwiza, unkunda, uzumfasha. Imana imuhe umugisha. Nzamuhamagara mu gihe ndafite ukumubwira akanguruka cyane akamfasha. Imana imufashe. N'umutware wiwe twarabanye cyane, ni umuntu mwiza nawe, ni data ariko tungana kandi nyine ndatinya nka data, kuko nzamubwira ikintu icyo ari cyo cyose cyo mfashamo akabimforera. Imana imuhe umugisha, kuko mbaye hafi mu gihe data buke mukuru tutari kumwe. Iyo mfite ikibazo gikuru gikomeye niyo nza ngitura, kuko ariyo mukuru uri hano. Imana imuhe umugisha cyane, n'urugo rwiwe n'umudamu wiwe. Ndamushimiye. Ndashimiye Mushenge nawe cyane, kuko aza tuba hafi, kibokira kanga atageze iwacu ngo turebe amenye uko tumeze, akaguma akaza kandi ari twebwe twakagombye kuba tuza tugenda kumureba, ariko twazaguma kuza gusura kureba icyo twagoweho kugira ngo adufashe. Imana imuhe umugisha. Ndabashimiye mwese, ni ukuri
kuko muza munzirikana cyane mukomereza aho Imana yo mu ijuru izabitura ibyiza mwangiriye jewe nta inyiturano sinozibona kuko mbwirirwa n'abantu neza cyane kandi benshi iyo mpamvu mvuze muri make ariko muzumve kuko umutima wanje urabishimiye cyane kandi muzakomeze mugire n'abandi neza batari jewe Imana yo mu ijuru izabumugisha murakoze cyane nihagira ufite icyo kuvuga akivuge kuko niyo banzi cyane kera kose nkiri muzima nanje ngifite imbaraga baranzi niyo mpamvu wenda batubura icyo kuvuga nibagira uburyo bwo kuvuga nabo baravuga Imana ibahumugisha cyane murakoze ndavuga ubuhamya ntabwo mvuga bwinshi cyane kuko n'imyaka myinshi nagenze mu butayu kenshi sinabivuga byose ngo mbimare ayo nubwo twabwirana ndagira ngo iminsi ibiri sinzi ko byoshoboka ariko ndavuga mu ncamake kuko ni birebire cyane narashatswe nshakwa muri 2000 ndi umwana muto cyane kabisa w'imyaka 15 ndashaka ndubaka ntangira kubyara vuba sinigeze ntinda nagira inda indikavamo ngira ikibazo cyane nari nkiri muto none mbura icyo gukora kandi nkumva nyine wenda ari ibintu bizaruha bigashira byaje kundemerera inda zimaze kuba nyinshi ariko kubera ko nari nkiri muto nagaza nk'iya mbere n'iya kabiri ho nagaza numva ari ibisanzwe kandi namara kubona ivuyemo ngavuga ngo nupasandi ko kize ibindi n'iby'Imana byaje kundemerera ngize inda nka 4 niyo natangiye kubona nyine ko nagize ikibazo gikomeye ariko Imana ndakomeza gusenga Imana negera n'abakozi b'Imana bakambwira ko nzabyara bakambwira ko ibintu bizatinda ariko uzabyara nagiye ku bantu benshi basenga benshi ndagenda mvuga abantu b'Imana nagiye ngendaho bakamba amasezerano hari n'abandi nyine ntavuga nuko none inda ya mbere yo nagaza ngira inda yageze mu mezi 7 ikavamo kagira inda yageze mu mezi 7 ikavamo kandi nyine kubera ko ntareraga inda zazaga vuba cyane ngira ikibazo gikomeye cyane maze kugeza nk'inda 4 numva ntangiye kugira bwihebe na wese ni kibazo nagize kandi nari nkiri ruguru ukaja ku bitaro bisanzwe gusa bakakubwira ngo uri muzima nta kibazo ufite nagera mu rugo nkama ndibwa gusa nkaribwa inda ikaba ivuyemo mbaho gutyo muri ubwo buzima ntangira kuzaza mu mijyi mu bitaro inda ya mbere narayigize iyo yamayanga ibanza nko kubura uburyo nyine ntiyavuka ntiyavamo irandusha cyane ndagenda nje imisozi ngenda za Bukavu ngenda i Rwanda ibyakunda ndongera nsubira ruguru iyo nda yaje kuvamo hashize imyaka 2 nyuma yaho ntwara indi inda ya kabiri ndayitwita iragenda kugeza mu mezi sinagaza ndwara nkama ngirinda nkaba muzima gusa umunsi umwe nkama numva gusa gusa nkwica umuntu umwana kubwo kera akaba arapfuye naje kwa muganga bakambira umwana yapfuye ngataha iya gatatu nicyo gihe naje mu mujyi namamanuka nje ku bitaro 2016 ndaza
Rwanda ngavurwa n'abadoteri bakomeye bakaba banyizeza kuko nzabyara ndikagenda yageze muri y'amezi 7 ikavamo nta muti bambwiye n'umwe ngo nkize bakambwira ngo uri muzima ndageze mu mezi 7 ama numva mfite icumu ubuzima ikavamo mba muri ubwo buzima iyo nda ya gatatu nayo ivamo gutyo ndongera ngira indi ya 4 ndashakisha ibitaro byose ndagerageza biranga nayo ivamo ngeza inda ya 5 ndashakisha abaganga bakaturangiraga abadokiteri bakomeye tukagenda tibikunze ageze muri amezi 7 ikavamo iya 5 nayo nuko iragenda ngeze muri amezi 7 ivamo iya 6 iraza nayo ngeze muri amezi 7 ivamo ariko maze gusuka iya 6 nabwiye umugabo ati jewe tambwisha mfiteho nushaka ushake nuna nkundira ndagushakira n'abageni ushake uzabyare kuko tugume kuntegerezamo abana ndabona ibyanje bisa nkaho bitari kugenda neza nuko ntazavuga menshi tiyansurije cyane arambwiye ngo cyo si cyo kintu wanyingingira ati gushaka sinzashaka kuko mfite isezerano ryanje nawe ntibambwiye kuko nzashaka ngo nzabona abana ku mugore wa 2 nico kintu yansuje arambwira ngo tukongera kumbwira iryo jambo genda utuze wihangane Imana ntizibesha kandi uri muto uzabyara tu naje ndakomera inda ya 7 rero nayiva imaze kuvamo nibwo nawe semuhanuka nababwiye ngo iyo nanezerewe nzavuga umuntu mwizewe kandi ndi mu kuvuga ngo sinzi impamvu ngejeje bano bana ntarabiti izina rya semuhanuka kuko ngira sokuru murumuna wa sokuru nawe yitwa semuhanuka nubwo atakihari ariko byanga Imana yo nkundi yo kwitwa semuhanuka kuko aba bana bavuye muri we n'Imana yarabikoze yaramukoresheje kugira ngo mbone abana iyo nda ya 7 imaze kuvamo haza umunsi w'igitaramo iwacu aho twabaga twari duturanye cyane ariko twabaga muri community baravuga ngo baba bantu b'Imana baza ku ikanisa iwacu umuti nuko ambwira ngo genda undi kambwira ngo reka aho wagende uraje uragiye gusa bashike bakoreshe wongera utahe nushaka ureke uruhuke nari ngize ukwezi kumwe pfushije nari nkiri umubyeyi mbese ndabanza ndajyana ndavuga ngo reka ndeke cyo uyu mugabo ntiyaranahari undi muti urambwira ngo ariko bwira ndaza kugenda nyine narije muri iryo kanisa nsanga nyine byashushe ariko sinari muzi n'ukuri umunsi niwo wa mbere namubonye nagaza mubona gusa nyine tagize nk'imikutano minini ariko sinari muzi cyane semuhanuka aratangira arahanura aravuga ibintu byinshi avuga ngo umuntu harimo umudamu w'amarende nicyo nani yari kavuga gusa harimo umudamu w'igikara w'amarende si muremure cyane si mugufi ari hagati nuko nyine yari kavuga uwo mudamu Imana irambwiye ngo tumuhembe navuga ati njyewe sinorumpaguruka kese aza wenyine akoreho natankoraho simpaguruka kuko ushobora kwitiranya kandi abantu nyine wenda abafite ibibazo ni benshi n'abapfushije ni benshi ndavuga ngo jewe simpaguruka pasiteri araguma abisubiramo ariko harimo umuntu Imana yantumyeho yavuze ngo tumuhembe nahaguruka uwo mudamu w'igikara w'amarembo icyo kintu yari kavuga ariko hari harimo n'undi mudamu w'inzobe ufite amarembo
noneho bumva ico twari dutandukaniyeho nje ndavuga ngo nketse wenyine aza nkoreho simpaguruka kuko nari maze kumva nsa nkaho ari ibintu ntakitumva cane kandi numva uko zoza cyangwa ntibinaze nyine kuko nari ngize igihe kirekire ahubwo nabyihutishije ariko nari hafi imyaka 11 cyangwa 10 ndi muri urwo rugendo gusa rwo gupfusha uzi kugira imyaka 10 uri mu nzu uzuzara utari ingumba ariko ntugwa n'umwana numva nyine ari ibintu bimaze kundenga pasiteri arakomeza aratambuka mu bantu nari nicaye ahantu akambwira ku ntebe gutya hatangira mbona ngeze arambwira ngo ni wewe haguruka arampagurutsa aragenda aranyicaza imbere nkaha afata intebe anyicazaho afata undi mwana w'uruhinja wari ufite amezi 2 w'umukobwa aramunkikiza ngamare kumunkikiza asubijeho ibisirimba 3 nicaye aho ngaho ngo birangire arambwira ngo haguruka ugenda wicare hariya nisohoka ushake nkubwire amabwiriza uzagenderaho kuzageza ubyaye ubwo gasi narifite abaninda n'umugabo ndi yaranahari ndavugaga ati n'ibijya nyine by'abayumve gusa reka ntibizi zo ari kuvuga zose ndebe ko nyine hazagera nuko igitaramo kirataramwe kirarangiye naje ndasigara nyine ndagushakaga ya mabwiriza yari yambwiye ngo nyagendereho ndategereza kugira ngo agende ga yambwiye ico nzagenderaho nagize inda turagenda mu cyumba cy'amahombi arabimbwira zose yambwira uko nzagenda mfite inda naje ndabyemera nuko turatashe icyo gihe njyewe habe no kuvugaga habe no kubwira umuntu naho kera abantu nibo bari guhamagara umugabo yari ati uwanyuga bamuhembye agiye kubona umwana atangiraga nawe kumbaza amakuru naje ndamubwiye ko zangeze nyine ariko turekaga dutegereze nimba ari ukuri naje ngo mare kugira inda mbona ikintu cyo kwishuza Imana nagaza mvuga ati Imana yari iteraniro riruta nk'iyi ndavuga wewe wampagukije mu bantu bangana kuriya nimba nzagwa n'isoni nawe zizagukora ejo bundi niyumva kandi ngo napfushije zizagukora kabisa nyagaza mfukama imbere y'igitanda ngasenga akavuga gutya ngahaguruka ushime ko uza wumva kandi nutabikora n'inkozi ubwo n'isoni nawe zizagukora ngataha tubaho gutya muri ubwo buzima nuko icyo gihe umugabo yahise aza ngirinda nama mbyara sinigeze natinda ngirinda ngo nama ngenda niyo ndayambere nabonye igejeje amezi 9 mu buzima bwanje mbona y'amezi 7 nagaza mpfushirijeho ararenze mbona y'amezi 8 ararenze mbona amezi 9 nawe iwe yari yarambwiye ati nugeze amezi 5 uzagenda ugura imyenda mumbe ibintu by'Imana bimwe ndi kubivuga sinzi nawe nimba kivyibuka atuzagende ugura imyenda ariko nanje ngeze amezi 5 numva none nkabarinda itameze nk'izindi izo zindi napfusha ngeze amezi 5 yarageze sinaguye imyenda amezi 6 ngagere namaje mu isoko ngura imyenda kandi gari yarambwira ngo ni umukobwa ngo ni kwihuse ngoje guca muri sikani barambwira ngo ni umukobwa nawe ati usanga byasemwana kwabigiye kure kubera kuko umukobwa ndi kumva nyine ibintu zagenze neza nkaba ngejeje amezi 6 ntaragwara ntakantu ndi kumva yosanga ibintu bigiye kuba neza namanje kugura imyenda ndayigura nduzuza ngo mare ndahisha umugabo yagazaza muri vakansi agasanga imyenda iri mu nzu ariko sinigeze sinanamubwiye ko naguze imyenda kiragenda gutyo nyine y'amezi
atandatu arashize, arindwi arashize ndi muzima, gusa nta kantu kandi numva nama mbyibuha, iyo nda narayibyibushye, ndavuga ngo koko Imana irakora, naje nama ntangira kubyizera. Ariko nyine nasubira inyuma, ba bandi bataza bizera cyane, bamwe bakaza kumvaga ariko bose uko nyine bamwe wizera bamuvuga gutuma wamwe wizere kabisa ngo uri kumva neza, ni kubera ese wowe ntabwo wamwizera ngo none ziranda zose wapushije ngo kuri amawizera ngo uzabona umwana kabisa nzamubona. nawe pasiteri nawe nyuma yaje kumbwira amakuru uwo munsi ko ajya tugisohoka muri iryo kanisa, ngo yakiriye za mesaje zirenga 70 bari kumutuka ati warasaze, uriya muntu wananiranye uragiye ngo uramuweshebeshe, uramuhanuriye ngo azabyara, ati uriya nta kuzara nushaka nimba wacanganyikiwe nyine ubigumana, ariko uriya muntu apfushije kenshi. Pasiteri ati nijega ni Imana yabivuze sinje, nuko nawe akabasubiza gutyo. Noneho indi iragenda, mbona amezi 9 arageze, bavuga ati ariko Imana urakomeye kabisa. Naje namavuga ati koko ntegereje gusa kubona umwana nta bindi. Y'amezi 9 arageze, za byumweru 2 birageze, ndagenda kwa muganga kubyara, ndabyara umwana muzima witwa Gihozo. Bibaye nk'aho ari ibintu bidasanzwe muri byo nyine, n'abantu ntibabyumva baravuga ati bigenze gute, abyaye gute, sinza ngira inda nini ngo uramuyibone iriya, iyo ubonye inda yanje iri kuboneka mba ngiye kubyara uko. Abantu barikanga cyane, bamwe ariko bavuga ati none witiranyije uriya mudamu yabyara byagenze gute, none yabonye abaganga bamuvuye hehe. Nuko ibintu nyine biracicirikana gutyo, Imana ingire neza ipa umwana muzima, tumwita Gihozo kuko Imana yari yarabivuze. Ise nawe kera ariyo nyine nawe baramuhanuriraga akamubwira ati umwana araje, nawe yamubwira ngo ni Queen. N'aya mazina agira n'ubu ni Gihozo Queen. Nuko turi mu byishimo byinshi, ndabyara ngira iminsi 4 ndi muzima ndi konsa umwana nta kibazo mfite. Ariko nyine nyuma yago shitani yamitera, nayo ziza yishimira ibyiza by'abantu. Nama mbona gusa ndacumbagira, ntagwaye ntaguye ntavunitse, ntangira gucumbagira, ukuboko gutangira kwanga gufata, nafashe umwana ukuboko nkabona ukuboko kuraguye, kaja gukubita akana hasi, tangira gutyo nama ndemba, nama nja muri koma, ngenda muri koma, ndibagirana ukwezi kuzima nsinziriye, mbese ntazi iyo ibintu bikorerwa, ntazi wa mwana ariko ndirira, nama nsiga ntayaho, atungwa n'abantu gusa, w'umwana bararira. Narakangutse nyuma y'ukwezi kubera kuko nyine ikibazo cyari ku mwana, umwana sinze nk'agahozo yari yabuze gusa yari yarwaye, kuko mbona umwana arahinduye, ngo ahindurwe naje nama nikange, ngo nikange nama nja muri koma. Wa mwana ntaho ngaho, abantu b'Imana barafata bararira. Narakangutse nyuma y'ukwezi nsanga umwana ni umushishe. Nuko ariko nyine kubera ko amawazo nasinziriye, amawazo ari umwana, narahumuye gutya bwa mbere, ndabaza ngo umwana arihe. Ubwo ngize ukwezi ndabaza ngo umwana arihe, barambwira ngo umwana arahari, ari heza. Barambwira ati ahari. Naravuze ngo ndashaka umwana, baragenda bagiye kumuzana ndi mu bitaro kugira gusa ngo mbone kuko ahari agihumeka. Umwana baramuzana, ndamubona mbona ko ari muzima, naje nama nongera nyine
nkomeza ubwo burwayi shitani yari yanteje aho nyine nkiri mu bitaro, nuko ndaguma ndavugwa aho ngaho, twageze aho nyine tutaha kubera kuko nyine cyari ikibazo gikomeye, narabazwe mu gutwe mbitamba pararize gutyo kumuza mubibona nabaye si uku navutse. Abenshi bazahamaza ngo si uku ni uku wavutse, nkababwira ati ibi ni ibintu byaje vuba aha nyuma, ariko siko navutse, sinanategezaga ko noba ikimuga nyine gutya, ariko ndashima Imana kuko yabikoze kugira ngo nanjye nzahagarare imbere y'abantu nshime, mvuga Imana, mvuga ibyo yankoreye, mvuga aho yankuye, kuko yangiriye neza cyane. Burya nari gupfa nkagenda na wa mwana ngasiga atamubonye, benda ubungubu aba ari kureba n'abandi, ariko kubera kuko Imana iyo yavuze no gukora izikora igasohoza, niyo mpamvu kirimo mu bana banjye kiyamba mbarera uko nshoboye kose mu ntegeke zanje. Imana ishimwe kuko kiri kumwe nabo. Nuko rero uwo mwana Imana imumpa gutyo, noneho ngo mare kubaga gutya, navuga ati birarangiye, none gusa. Ariko kera kose nari ngira amasezerano, umubare w'abana banje nzabyara ndawugira, mbaho mugira wose. None nkabwise Mana warabeshe ko wambwira n'umubare w'abana nzabyara ni gute, aba bana nzababyara gute meze gutya. Ariko Imana yarigaragaje mu gihe cyayo. Ndi hano muri Kenya nabonye ubuvuzi, mvurirana n'umudoteri Imana yashize imbaraga nyine kugira ngo amvure, kuko ahantu hakomeye hose nari narabuze ubuvuzi, kandi bakambwira ngo nta kibazo, nta ndwara bazabambonamo. Ariko Imana iramfasha. 2008 kandi nabwo narafushije hano ndahangaha, naragiye ngera Kenyatta, arabangezeho barambonye ko nari meze. Imana irahankura aho ngana, aho naho irahankura. Ariko ibintu gakugiye wagize ibibazo uzubwirwa byinshi, akabambwa bamwe nyine bahanura bakavuga ukuri, akaba n'abandi nabo nyine bavuga ibitari ukuri. Kuko nyine iyo wagize ikibazo umuntu wese araza akakubwira, undi wese akaza akakubwira, ariko Imana igira neza. Umwana ncukije nzamubonaga atameze nk'abandi, nari narabwiye ngo inda y'icumi izanyica niba uriya mwana ucutse, arambwira ngo iyo nda izakwica ntuzabaho. Ariko murategeza kugira inda uzi ko iyo nda izakwica? Nkavuga ngo ariko Mana uzubesha, uzubesha, warambwiye ngo nzabyara aba bana, ndabategereje, nta ndigiye kunyica. Ino nda nimba izabaho izabaho, nimba izatambuka izatambuka insige, ntabwo nzapfa. Ngasenga gutyo, kubera ko n'ubundi nari maze gupfusha aho Kenyatta nyine, ariko numva wenda byanashoboka nyine kuko nari nagarukiye habi, ndavuga ati wenda wasanga nyine aricyo gihe canje. Ariko Imana iramfasha, uno mwana nawe ndamubona ari muzima, namwise Elohimu Sezerano, kuko ari Imana ishobora byose yamumpaye, niyo mpamvu namwise gutyo, iryo zina ryiwe. Imana ishimwe rero kuri ibyo yakoze, yampaye uyu mwana. Ndizatinda cyagiye nimba mwibuka abandi bayumbe bari aba Kamusore, sinzi ndora ubuyumba ari ngo ndeke nza nama ngenda, ubu nyine naraboshwe kubera ndaheka umwana ngo mugendane. Ariko aho nabaga numvisha umuyumbe nza nifuza ngo ngende ngereyo, numva n'ijambo nimba ari n'icyo Imana ishakaho ikivuge. Ndaza ndatinda hano cyane, tindana na Kamusore nawe yari acumbitse, nagiye ngendayo.
yamambwira ngo mbonye ubwana bw'ubuhungu bubiri buje vuba hama mvuga ngo none n'ibijya nyine byabayeho ariko n'ukuri niko nyine byagenze b'abana babiri bama baza vuba umunsi w'umwana w'imyaka ibiri niyo munsi wakurikiwe urumva bataraje vuba ndabona Imana koko ishobora byose ntizibesha nawe uyu nzaye nawe namwise Bravine Imana yarakoze ntacyo utakoze yangiriye neza ndashima nzahora nyishima sinzareka aho nzagera hose bavuga izina ryawe nzashima kuko yangiriye neza ikuraho agahinda ko gupfusha impabana bazima ubu nsigaye mvugana nawe nagiraga irungu rikomeye cyane nkabona nyine ntahanje hejuru ariko Imana ishimye kuko abana basigaye bamvugisha nanje nkishima nkabona ibyiza by'abana ndashimye cyane kuko Imana yabikoze kandi namwe ndabashimiye cyane ko mwatwitabye n'ukuri hari igihe utegura ikintu kiki ntubone nyine abantu babigufashamo ariko Imana ishimwe ko mwatwitabye mukaza bangana gutya Imana ibagire neza cyane Yesu abafashe ndumva norekeraho birahagije zo ngibyo reka ndeka abandi nabo bavuge kuko umwanya nyine uri kandi Imana ikomeze bagire neza murakoze reka mushenge ngo banze avuge ngo abone kugenda neza kuvuga Bwana asifiwe. Bwana pewe sifa. Yesu mvuga menshi ndavuga bukeya. Amajwi yaje ni makeya ariko yari makeya cyane ariko nyine ndavuga uko Imana ishoboye. Shimiye Imana cyane 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 sinobona uko mbivuga. Nakundaga kuririmba ariko ndarwaye sinobasha kuririmba. Shimiye Imana yibuse Musabwa. Shimiye Imana yamwibuse. Shimiye Imana yibuse Nyaruhira. Ndayishimiye cyane. Ijambo ry'Imana ritubwira ngo abababaye tubabarane nabo n'abishimye twishimane nabo. Kuri uno munsi ndishimye kandi ndanezerewe ndishimye cyane kubona uyu mudamu akikiye. Ndabishimiye Imana cyane kandi ukuga bazaga babonaga twebwe ngo twatandukanye ataranashaka ahubwo umuntu tungana n'ise wa Musabwa noneho dutandukana Musabwa atarashaka habe na Rumenge yari atarashaka bashiki be nibo bari bamaze gushaka nanje ndagenda baja mu Minembwe nanje nja mu Rugamba ntabwo nasubiye kugerayo cyane ariko igihe cyose nageragayo nasangaga bari kuko nta mwana bafite ariko nshimiye Imana kuri uyu munsi ubwo bakikiye. Shimiye Imana cyane numvaga amakuru yabo nkumva ngize agahinda kicarana umubabaro ariko kuhera uno munsi ndanezerewe kandi ndishimye cyane. Shimiye Imana yabikoze. Shimiye Imana yabibuse. Shimiye Imana ibakikije kuri uyu munsi bakaba bakikiye kuva azaye umwana nyine kuko mwumvishije nibwo yarwaye nibwo yamugaye ngo telefone muri umuna wanje numva umwana akorarira ndamubwiye se aho yari ari mu Rwanda naje niriya ku Rugamba none ndamubwira se waravyaye ugeze iyo arambwira ngo se tuzi ikibazo ngo musengeneza wawe yahuye naco sinari mbizi pi arambwira ngo uyu ni umwana wa musengeneza wawe ngo yamaze kubyara
wararwara ngo none niwe uno mwana afite. Numva ndababaye cyane, ariko sinari mbizi ndiyo ruguru. Numvishije uwo mwana murumuna wanje amufite, numva akana kararize uyu mukobwa. None aho tugereye hano tukabana hano ahagiriye ababandi babiri. Ndayishimiye cyane kuko yabibutse. Imana ishimwe, izahora ishimwe iteka ryose. Amen. Reka twumve data wacu kugira ngo nawe amagambo kabiri nawe twarabanye cyane, hanyuma turaza kuvuga natwe. Ese ashimwe. Ndashima Imana nanjye ndavuga amagambo makeya ubwo uwo munsi w'amashimwe ya famiye Musabwa. Musabwa nibwo mubona amaze gusa naho afite uruhare, ariko ngubu turangana, twavuka igihe kimwe twembi. Ise niwe mfura mubona, ubu naje nkaba umuherezi. Twatandukanye muri 1996, kongera kubonana hafi imyaka 10 ishize. Aza mu Rwanda tubonana, yarashatse afite umugore wiwe amaze gushuka zigera muri 3 se cyangwa 4. Nzi njyewe uko mbifata, Musabwa arasa naho umwana w'amezi 7 ntabahora mbara ko Musabwa yari abana 11, ariko 8 bakaba barapfuye, asigaranye 3. Ni kako bimeze muri logique ubyumva neza. Musabwa amaze kugera mu Rwanda, ubu madamu wiwe atwite y'agakobwa, nibwo iwe icyo gihe nibwo yari ku ishuri kuri Goma, aho yigaga kuri kaminuza. Noneho nije wari uri Kigali, baraduhamagara n'undi mushiki wanjye w'umukecuru ukurikira uyu mukecuru uvuye hano, batubwira ko madamu we yagiye mu bitaro kubyara. Njyewe aho nari ndi kure ndamuhamagara, iwe ahita atega imodoka aragenda. Agezeyo muri kuri ntibyatinze, yahise batubwira amakuru kuko yabyaye, ariko natwe mu gitondo twabyutse tujyayo ngo tugere dusanga koko niko bimeze. Aka gakobwa kaza urabona umuntu iyo yapfushije cyane, urabona ko akunda abana bagira umuhondo, sinzi ukuntu babyita, akabeza. Noneho nyina amwitegereje, niba bamushyize muri, urabona abana bazabashyira mu kantu kakoma kugira ngo umuhondo ushire. Nyina abona umwana asa naho yapfuye. Naho ngaho niho pararizi isa naho yatangiriye. Urumva yahise agira mbese asa n'uwikanze. Hanyuma hashize umunsi umwe cyangwa se iminsi 2 bahise bamujyana muri CHK. Mu by'ukuri ni mubona gutya uyu mudamu yavuye kure, uretse icyo kibazo yagize cyo gupfusha abana, uyu mudamu nawe yarapfuye. Bamujyanye muri CHK ngo bashike baramubaga mu mutwe. Byari bikomeye, mbese twarabirebaga ukuntu bamugeragaho ntumenye mu maso, ntumenye no mu mutwe, kuko hose yari yarabyimbaganye umutwe, atakaza mbese forme. Ariko mu by'ukuri ndashima Imana yamukuye aho hantu, ariko kandi ngashimira na Musabwa yagize kwihangana kuruta uko abandi bantu ntekereza babwira. Uyu mugore ntiyamubonaga, yari ari muri koma, yarasa n'uwapfuye, ariko Musabwa yazaga ahagera mu gitondo akahava, ari uko abaganga bavuze ngo nibatahe. Akahagera agataha batavuganye n'umugore, agataha umugore atishaganyije, agira hafi ukwezi kose n'igice aba muri izo maso. Umuntu ushiriye ibiryo murashika ngo ajye ngo muvugane, akaza gusa akamugeraho, natwe twarazaga twahagera, ariko iwe
frekoma yarazaga akaza yahagera tibavugane ntagire gute ntiyishaganye akaba umubona gusa yarangiza akongera agasubirayo. Mu by'ukuri ndamushimira kwihangana yagize, perseverance yagize, yogera abantu bakeya. Hariho n'uza usiba umunsi umwe kuko uza kureba atabimenya ko waje, ariko iwe yagendaga buri munsi nubwo uyu mudamu atamenyaga kuko musabwa yaje. Ikindi kintu cya kabiri ndashimira mushiki wacu ukurikira uriya mukecuru. Yafashe uyu mukobwa amufata ari akana gatoya, mbese nyina amaze kugira icyo kibazo, aramufata yagiraga uruhinja mu rugo kandi ari umuntu w'umukecuru. Aramufata hamwe na yafatikanyije na nyina wabo wa Nyaruhimbi, niwe waje kumufata. Ndatekereza niko byari bimeze. Nyuma yabo aza kuja kuri uwo mukecuru aramutunga kugeza aho nyina aviriye muri koma. Na nyuma yuko ava muri koma akiri mu bitaro, naho ngaho niho yabaga. Aramutunga, amutunga k'umwana wiwe, amukorera mbese byose byashobokaga. Musabwa yavaga ku bitaro kujya kureba umugore, akaza Kicukiro aho twari dutuye, akaza kureba umwana, mbese akabona gusubira mu rugo akagenda. Mu by'ukuri ndashima Imana kuko Imana yabagiriye neza. Gupfusha abana 8 ni ibintu bitoroshye. Ntekereza yuko byari bigoye kubyumva, byari bigoye no kubyakira, ariko Imana yarabafashije kugera naho hagereye hano. Hari umunsi iyi nda yasubiye hano muri Kenya, njyewe twabajyanye na mushika wa Musabwa uri hariya, tujyana nawe kajya ngo ndangize nitegereza mama Gihoza, ngo ndangize nawe se uku nguku izi nda ziraruha zikica umudamu, uku nguku arihindukira yake aho ngaho abana agatunga aho ngaho. Ariko mu by'ukuri uyu mudamu ni intwarikazi. Mu by'ukuri ntagira gucika intege muri we, ntagira mbese ikintu ubona yuko ari kimukanga kuri we. Agira amasezerano yiwe n'Imana, akagira n'ukuntu muri we ateye abona ibintu mu buryo buri positive. Ndashima Imana mu by'ukuri kuko yafashije famille Musabwa uyu munsi bakaba bafite abana 3. Imana ishimwe mu by'ukuri, yakoze ibintu byose, murakoze cyane. Ndagira ngo basubize umwanya Musabwa nawe agira icyo avuga. Murakoze cyane. Yesu ashimwe. Ndashimira Imana mu magambo nk'abiri. Cyambere ndashimira abantu batumiwe kuba mwemera mukaza kumva ubuhamya. Ndashimira kuba abantu mwatumiwe kumva ubuhamya bwa muramu wanjye, mukaba mwaraje mukamwumva mukaza mungana gutya. Ndabashimira. Byongeyeho ndashimira kwihangana kwa couple ya Grand Frere kandi n'umuntu wiwe, ariko hagati yacu ndi muto cyane, so ndashima kabisa kuba barihanganye ibihe banyuzemo, ntabwo byari byoroshye. Ariko okay, ntabwo twabanye nawe cyane, ariko ntabwo nabura gushima. Ndashima Imana kuba barihanganye bakaba bafite abana 3. Imana ishimwe. Ndashimira sister wanjye dukurikirana, ubonye yageze twabanye nawe, ndetse na Grand Frere nyine n'umugore. Ndashima kabisa ko hari byinshi twakoze, ariko Imana yaradufashije turabishobora kugeza kuri uyu munsi. Imana yadufashije. So nta magambo menshi navuga, ariko ndanezerewe. Ariko umuntu wese mwahereza ijambo yagira icyo avuga kuri famille ya Musabwa. So ndabashimiye kuba mwaje, aba mwumvise ubuhamya. Imana ibahe umugisha.
barakoze abamaze kuvuga. Simvuga amagambo menshi kubera kuko umwanya wagiye kandi muratubabarira wenda ko twafashe umwanya muremure, ariko ndagira ngo nta muntu urakara kuri uyu munsi wanje, siko bimeze, nta muntu urakara kabisa. Imana ibahereze umugisha ko mutuje kugira ngo mwumve ubuhamya bwacu. Tugira amateka akomeye mu muryango wanje na mu Gihozo. Ndashima Imana kuko Imana yankomeje, nawe n'ibibazo byinshi bikomeye cyane, ariko muri ibyo bibazo ntabwo ari jewe wishoboresheje, ahubwo n'Imana ya Israel yanshoboje, ndabikomereje. Mama Gihozo yabuze amagambo yose kuko twari twayateguye. Mfite imyaka 22 nshatse, kuva mu 2000 kugeza uno munsi ntabwo navuga kuko nagira amahoro n'umunsi n'umwe. Nahoze mu ntambara, imwe yavaho indi ikajaho, imwe yavaho ikajaho. Nagize intambara ya mbere, intambara yo kubura abana. Noneho maze kubona umwana, Satani ishaka kuko madamu imutwara kugira ngo mpfakare, kugira ngo madamu ntiyishimire umwana wabonetse. Ni wari umugambi wa Shetani, ariko ndashima Imana ya Israel kuko Imana twize turi dukoze. Bwana sifiwe sana. Imana sinzi yambwiraga kenshi akambwira ngo nishake, kubera kuko twari tugize igihe kinini cyane muri uwo mwanya wo gupfusha. Noneho nkabura icyo nkora, ngatekereza nkavuga ati se ko ibintu bikomeje gukomeza gutya, bikomeza gutya, nzakora iki kabisa. Ngasenga Imana, ndavuga ati Imana ni wowe unshoboza, kubera kuko uyu musaraba mfite ntabwo woroshe, kandi Imana izi guhereza ikigeragezo bitewe n'uko yakubonye ko ushaka ikigeragezo ucyitwaramo. Bwana sifiwe. Noneho impereza umutima wo kucihanganira. Yampaye umutima wo kucihanganira, ndabona ukuntu nababwira mu abantu. Impereza umutima wo kucihanganira. Naratahaga madamu akambwira ijambo ribabaje, ngatekereza ukuntu ndikora, icyo ndikoraho, kagenda nkaja ku ruhande gusa ngasenga, kavuga ati Imana mushobozi kuko iri jambo uyu ni umwambi nawe utoroshe. Kugeza igihe arambwira ngo nishake. Iryo niryo jambo rya nyuma yambwiye, ribabaza umutima wanje, kandi ntekereza ukuntu madamu ambwiye ngo nishake undi mugore, nawe agihari, ndavuga ngo izo sinabikora. Ndavuga ngo sinabikora, njewe musabwa, sinshobora gushaka undi mugore. Ndavuga ngo Imana ya Israel namenye nuko njewe na Nyarimbi tuzova mu imbuto y'abana. Bwana sifiwe. Noneho numva ko nezerewe kabisa. Burya hari ukuntu Imana izi gusanga ikakwegera ikagufasha. Mu bigaragara byari ibintu bikomeye, bigoye cyane, ariko ndashima Imana ya Israel kuko yankomeje muri urwo rugamba kugeza igihe nabonye abana. Bwana sifiwe. Noneho imaze kumva umwana Gihozo ngwana n'iyindi ntambara, barambwira ati sasa umugore yagize ikibazo, yarwaye. Ariko rero ikintu gikurikiyeho, umwana agomba kuzamuka ku misozi akaja ruguru, wowe n'umugore mukaguma ahangaha mukazoshaka ukuntu muja mu nkambi mukareba ko mubaho. Noneho tekereza ukuntu Imana impaye umwana, noneho abantu bakaba bambwira ngo nitandukane n'umwana impaye. Numva ari ikintu kimbabaje cyane. Ndavuga ati Imana ya Israel, n'urugamba nago ruje urunshoboza. Bwana sifiwe. Imana yarunshoboza, wa mwuka wo kuvuga ngo Gihozo azamuke aje ruguru uburashize. Noneho umaze gushira, turakomeza ubuzima kuko bisanzwe, ngo buce madamu agira ikibazo cyo kurwara,
amaze kugira ikibazo cyo kurwara naratekereje ndavuga ati uru rugamba noneho hasigaye ni wowe Mana, kubera kuko numvaga kindenze kabisa. Hari umuntu wigeze kumbwira ndituyira hakurya mu Kadomo, arambwira ati kubera ikibazo wagize cyo kurwaza umugore, ati yoba jewe mbaye nkawe musabwa nokuraho telefone narangiza nkagenda aho ntazoza numva amakuru ngaha, kubera kuko madamu yigeze kugira igihe kinini cyane umwaka n'igice aba mu cumba adasohoka, bamubaze inshuro zibiri mu mutwe, bafashe igufwa ryo mu mutwe babijana muri labo muri sashi karimara umwaka n'igice baduharanga turasubirayo turagenda barisubizamo. Tekereza ibyo bintu namwe, kandi niba hari ikintu nasanze kigoye ni mu mutwe haragoye, nubwo buvuzi nzamo none buhetse burenze. Tekereza nawe ukuntu yamaze umwaka n'igice bari bamushyizemo akantu k'akayungiro, tiyajaga hanze ku zuba n'akayaga, ntiyahuraga n'akayaga, mu yandi magambo yabaga ari indani kugira ngo badahura n'ibyo bibazo byose. Hanyuma umwaka n'ushize n'igice turagenda dusubira muri sashika bamusubizamo rya gufwa, umuntu aratangira kandi asohoka hanze, yamaze igihe kinini cyane atavuga, yarabaye kirage atavuga n'indwara bwe, ibintu byinshi ntabona ukuntu navuga mu yandi magambo. Umuntu mukuru ungana gutya, mukuru mungana kuvuga ngo mukorera turebezwe ntabwo biba byoroshye, ariko Imana ya Isirayeli yarankomeje iranyihanganisha, kandi nta munsi n'umwe nigeze nitotombera Mama Gihozo. Nawe ubwiwe ntabwo yigeze anitotombera, ahubwo yigeze ambwira ati nzamura ikintu kizoguhereza kubintu uzikorera. Ariko Imana ya Isirayeli ishimwe kuko yadukomeje muri ibyo bibazo twahuye nabyo, tukaba dufite abana. Ubu nyine ndimo kwicara ngatekereza kareba ukuntu abana baba basakuza mu nzu, abana 3, umukobwa n'umuhungu 2, ngatekereza ikindi gihe ukuntu byari bimeze, namusigaga wenyine ngataha igicuku. Hari igihe yampamagara akambwira ati se uri hehe, nkambwira ati ndi mu makorari, kuko mu Rwanda nakunda ubuzima bw'amakorari cyane. Akambwira ati ndi mu makorari, none se ko wansize jenyine ubu se koko wowe urumva wowe ufite amahoro? Se ngendera mu ishuri. Arambwira ati nimbona umwana, ati nushaka uzoza ugenda ugasakera z'ijoro nimbona mbonye abana. Ariko ndashima Imana ko Imana yamwihanganishije, ndashima Imana ya Isirayeli ko yaduhaye abana. Bwana sifiwe sana. Imana ya Isirayeli itarankojeje isoni, urwo rugendo rw'imyaka 22 ntabwo ruba rworoshe, ngo mu magambo magufi abana ni mbyara ni 11, ukuvuga ngo bari ni 3, abandi 8 baratambutse. Rero ndashima Imana ko Imana yashatse ko inyura mu mukozi w'Imana Semanuka nawe ku Gisenyi, barampamagara ngo ati umudamu wawe ati igitaramo cyakomeye none batangiye kumuhemba. Nubwo ati Semanuka marahemba umuntu utanatwite izo ntibikimurimo, ariko by'abayumbe nyine timwopfa kubihabwa kubera ko ari by'abayumbe. Bwana sifiwe. Imana imunyuramo, uwo mwana araboneka Gihozo. Hanyuma Gihozo amaze kuboneka, naravuze ati nubwo Gihozo abonetse n'abandi bazaboneka. Mufite amasezerano yo kuzobyara abana 4, ni ukuvuga ngo hasigaye umwana umwe ufite 3. Bwana sifiwe sana. Kandi mfite amasezerano kuko Mama Gihozo azosubira akaba muzima kuko yarasa. Icyo ni ikintu kijya gituma nugenda kagonga imodoka kubera ibyishimo ufite. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe sana. Nugonga imodoka cyangwa ugonga iprote kubera kuko uziko Mama Gihozo azoba muzima agasagasura muzima. Bwana sifiwe. Zari mfite ibyishimo byinshi cyane, kandi jewe sinza mbona ko arwaye. Uko mubona mukuru kw'Imana ndahimbere y'Imana, sinza mbona ko Gihozo arwaye. Mama Gihozo arwaye. Sinza mbona ko ari muzima,
ari muzima pe, bitewe n'igihe yamaze ari muri koma. Kuko data wacu Munyamba avuze, narazaga nkareba barabona ushika muri koma ukumva gusa ari izuba bisakuza. Ni abantu bageze ku bantu barenze cyane mu bitaro, n'izuba gusa byaba bisakuza gusa. Yari umuntu wari wazimbaganye, tubamenyaga forume afite ikintu kiri aho gusa yabyimbaganye. Icyo bibamubaza mu mutwe. Bamujyanye muri sale d'ope saa 2 z'ijoro, ariko nako saa 10 z'amanywa, bamugaruka saa 8 z'ijoro. Tekereza nawe, dogiteri wagiye kumubaga yarambwiye ngo neza nsinya, naho bigeze mu gusinya ngo neza nsinya. Arambwira ati ndasinya kabisa, ndasinya rwose. Arambwira ati mbere yuko usinya atureka dusenge. Tekereza namwe, tureke dusenge, hanyuma muri operasiyo harimo ibintu birimo gupfa, harimo no gukira. Warangize turasenga, tumaze gusenga bambwira ati genda umutware. Saa 8 ndagenda ahantu bari muri sale d'ope, mushike ngo maze amakuru ngo operasiyo yagenze neza. Arambwira ati umuntu arahari. Ashimira Imana ya Israeli kuko yakuye mu gihozo aho hantu yarari. Nabonaga basohoye itumbi, nkabona basohoye itumbi kuko ni so detentif na hantu hindembe cyane, basohora itumbi, ariko mu gihozo abasha kuva aho hantu asohoka ari muzima. Banasifiwe. Imana Israeli ihabwa icyubahiro. Banasifiwe. Imana ihabwa icyubahiro ko nsigaye nshika mu rugo abana bakavuga ngo papa. Ntabwo barusha mu gihe. Sigaye nshika mu rugo bakavuga ngo papa. Agize igihe kinini cyane ndashobora kumva ijwi ry'umwana. Ariko Imana ya Israeli ihabwa icyubahiro kuko nsigaye nshika mu rugo abana bakaza bakanyirukira bakansanga. Umujinya nagiraga umujinya w'umuntu umbwiye ngo nishaka undi mugore. Uwo mujinya nagiraga umujinya w'umwuka, kumva ari umujinya uteye ubwoba kabisa. Numvaga ncumise nk'icumu iyo yambwiraga ari igihe umuntu arambwira ati kwa nyoko bukwe mabukwe yarafushe cyane ngeze icumu. Ese barambwira ati sasa wowe wagiye gushaka ahantu w'icike ntabwo uzuza. Numva abantu baza bavuga. Noneho ndababwira ati sasa mabukwe ni mabukwe, namusabwa ni musabwa. Ubwo mabukwe ni umwanya we, ariko jewe habe n'ikinego umuntu aza kibyara ari kimwe kikavamo abana benshi. Siko bimeze. Ndavuga ati mabukwe nimba yarapfushije, ntabwo ukuntu mabukwe yapfushije zosimbukira nuko ziko jewe zoza. Ashimira Imana ya Israeli kuko yemeye ko iduhereza abana muri iki gihe. Ndi mukobona kumva birandenze, ariko ndashimira Imana ya Israeli ko yampaye abana. Kandi cyatangaje muri no minsi natahuye, natekereje ukuntu mama Gihozo atabyara akiri muzima, none ntekereza ukuntu mama Gihozo abyara abana ameze gutya. Cyo kintu cyarantangaje. Imana irakomeye, Imana irakomeye. Tekereza nawe umuntu umeze gutya, iyo atwite abantu bazanywa, naje ubwanjye nzatekereza akavuga ati ikibazo nticyoroshe, ariko bamwe n'Imana twasengera Imana ikabikora. Turashimira Imana kuko Imana yaduhaye abana. Amagambo makeya ngiye gushimira abantu. Nuko nibwo ubuhamya bwacu twateguye. Reka dushimire abantu batwitaze, twatekereje umunsi mukuru wo gushima Imana. Tugize iminsi tubiganiraho na madamu, turavuga ngo ntabwo twoceceka kuzi Imana yadukoreye. Imana yaduhaye abana, twatugize igihe kinini ntabana dufite, tugende duceceke tubyigorere. Bavuga ati tugomba gukora umunsi mukuru tukabwira abakristo kuko Imana izikora. Banasifiwe. Kandi ngira ngo mbere n'abandi bantu batarabona abana bari hano mwihangane, isezerano riratinda, ariko Imana icyo yavuze mu kanwa kayo ntabwo izagitinda ariko tugihera. Banasifiwe. Turashimira Imana ko mwatwitabye abangana gutya, zanejeje ngo urukundo mugira. Pasiteri Mugwaneza niwe uzikunda kuvuga akavuga ngo abantu ni beza, naje nasanga abantu ari beza kabisa. Abantu ni beza uko biri kose, abantu ni beza. Imana ihereza umugisha abantu batwitabye.
ubereye mu bapasiteri bose yagerageje gusukumira afishi abapasiteri bose barimo muhana nimba ari nka babiri wenda atagejejeho ariko abandi bose narabatumiye kugira ngo baze dufatikanye muri uyu munsi w'amashimwe buze Imana yadukoreye mu rugo rwacu. Imana yohereze umugisha. Ndagira ngo mwabwumvishe bwara kuba magihozo n'abamaze kubivuga. Imana yohereze umugisha. Ndashimira abakristo bose duturanye hano muri Gitengera, ndashimira abapasiteri, ndashimira abavandimwe banje bambaye hafi mu gihe nagiraga ikibazo baramfasha. Arishanga uri muri Amerika wafashije umwana we waza ikibazo, umunsi ikibazo yavutse, ikibazo tigeze yonka n'umunsi n'umwe ubaho, tigeze yonka n'umunsi n'umwe ubaho. Yamaze kumubyara ahita arwara, umubyeyi aramurera, yamuzanye ari umwana w'umushishi mukuru. Ndamushimiye aho ari hose, kandi tuzakomeza turashimira Imana kuba tugeze hano. Hari abantu bamfashije kuva ngeze hano muri uno musozi wa Gitengera, baza kumesa, barambwiye tuzoreka kumesa ari uko indege ikujana. Abo bantu bakoze ibintu uko bikomeye, Imana yo mu ijuru ibahereze umugisha. Wenda nizitandukana ati nicyo gihe bazoreka kuza kutumesera. Abo bantu nabo ni abantu b'ingirakamaro cyane. Imana ibahereze umugisha aho bari hose. Ndashimira Imana ya Israel itakoze isoni, ndashimira abakristo bose, ndashimira abavandimwe, ndashimira n'abandi bose batari hano ababasha gufasha kugira ngo tubone kino gikorwa. Imana yo mu ijuru ibahereze umugisha. Hasigaye tugarukiriza aho ngaho, ariko Imana ya Israel ihabwe icyubahiro ku byo Imana yakoze. Imana yo mu ijuru ibahereze umugisha. Murakoze cyane.